amakipe atatu nibo bakandida bishakamo twari igikombe uyu mwaka. Mu minsi ishize twari kumwe muhoberana na Muvunyi. Ageze neza kuzaniriza na Muvunyi. Uyu munsi we na Muvunyi bimeze bite? Perezida atari ibintu byo gucisha hejuru kandi cyagiye twarakubwiye ngo muri kurenza. Gira icyo tubwira ku mibanire yawe na Muvunyi. Kurenza wese si umuco wa Kinyarwanda. Oya we ngo harya ngo weri. Umuneza wera ibijumba. Oya tubabarira uyu munsi bitaba injumbure. ntabwo navuga ngo ntabwo twahoberana Muvunyi duhuzwa twahoberana nta kibazo. Perezida Muvunyi mwaba mukiri ku murongo umwe cyangwa nawe ntabwo bimeze neza? Twese turimo mfite nk'uko nababwiraga mfite mission ku buyobozi ndiho uyu munsi iyo kugera kuri iyo mfite mission kugera kuri iyo mission nyine. So igihe rero hajemo igituma ntagera kuri iyo mission ntabwo mbyemera yewe nkomeza kuri target ya mission mfite. So sinzi niba wumva icyo ushaka. Nabyumvise. Hanyuma perezida hajemo ambutiyaje ntabwo nita kuri ambutiyaje oya nkomeza kuri mission. Kandi harimo bimwe mudahuza. Reka nguhe urugero. Perezida hari abavuga yuko Muvunyi agira atya agafata amafaranga agategera abafana kugira ngo bajye muri Tanzania. Muvunyi yarwaye miliyoni 30 ngo zo kwishyura Robertinho. Icyo ngicyo urabisobanura buretse gato ko Muvunyi ashaka kugufasha ko guha amafaranga ko yitanga w'ikipe ikomere kucyo unaniza Muvunyi kucyo udashaka ko Muvunyi mukorana kandi agufasha guha amafaranga. Umuntu gwa miliyoni 30 yagategera abafana, ikibazo ni ikihe gituma mudahuza? Reka nyivuge mu munota mike n'abandi babyumve. Miliyoni 30 zo ntago nzizi completely. Icyerekeranye n'abafana yarampamagaye arambwira ati yagizemo n'ikinyabupfura rwose ko nshaka gutegera abafana nka ibisi zishaka umufana nkamwishyurira la moitié. Ndamubwira perezida c'est bon, ni byiza cyane, ariko mbivuga mu Kinyarwanda. Ndamubwira ariko nubwo ugiye gutegera abafana ngende kurwana n'amatiki y'abakinnyi bajya gukina. Nubwo ugiye gutegera abafana ngende kurwana na Rojuma hoteli abakinnyi bazarara. Nubwo ugiye kugurugira abashwana ndi kurwana na za migration n'ibiki byose. Ni byiza ariko unagize n'icyo ufata gufasha kiri responsable donc kiri ki urumva abafana bashobora kutajyayo ikipe igakina. Ariko ntabwo ikipe yakina itagiye mu ndege ngo igende. Ikipe ntabwo yakina itabonye ahirara, ariko nabyo ndabimushimira. Ni byiza cyane. Icyerekeranye n'amafaranga Robertinho ntacyo mbiziho. So rero perezida Muvunyi aramfasha mu byo ashoboye, kandi ntabwo ari ubwa mbere afashije, ni muri urwo rwego. Okay. Perezida waba dushatse ntitwagusezera tukanagushimira. Kugira ngo amagambo nyavuga kenshi. Turagushimiye cyane kuko hari byinshi abantu babarire batwandikiye ibintu byinshi ariko n'ukuri umwanya twagerageje gucamo vuba na vuba. Turagushimiye cyane abo tutasomeye ibibazo batubabarire. Ukuri batubabarire batwihangane, ariko ndatekereza twagerageje gutegura ibibazo byose tukagera muri angle zose. Perezida hari icyo usigaje? Nubaza ko reka nkubwire nibaza kandi ntacyo nicyo navugaho ni kuri uriya muhungu. Yego. Icyo kuri uriya muhungu harya yitwa nde? Ni umukinnyi se? Oya uriya Hussein. Yego. Manager wa Robertinho. Yego. Nagira ngo wa family. Yego. Nicyo nashaka kuvuga. Ntabwo ari manager we kuko ntabwo ntawe tumuzi. Icyo ni icyambere. Cya kabiri ibyo yabitangaje muri public, akwiye kuba anerekana n'impamvu yabitangaje n'ibimenyetso byacyo. Nicyo. Turagushimiye perezida. Hanyuma oya uretse gato yavuye kuri uwo muhungu. Hari ikintu kimwe nshaka kumubwira. Turi muri Mercato turimo kurokirita. Hari abakinnyi nk'amasegonda 30 ntabwo nyageza. Hari abakinnyi bazaga bakambwira bati perezida twavuganye n'umuyobozi wanyu uwo Bubu ni nyine rwose twageze kuri ibi ngibi turagira ngo mudukonfirime tuze gukina muri Rayon Sport. Icyo kintu ntakireke, ntabwo twigeze tumutuma, nabivuze nta mission twamuhaye, ntabwo ari n'umukozi wa Rayon Sport. Niyongera kubera ko umuntu yihanganira byinshi, ibyo byo bizaba ikindi cyaha gikomeye.
yego urakoze perezida wakoze cyane kandi kwitabira ubutumire bwacu murakoze cyane urakoze cyane hanyuma kandi ikigo cy'u Rwanda cy'ibimenyetso bya gihanga bikoreshwa mu butabera gikomeje gushishikariza abanyarwanda gukoresha serivisi zacyo mu kubona